baramutema nanjye bantumaga kugura ubu afite inkovu nini cyane. Nje kukubwira ko Kristo agukunda rero. Kristo agufite mu mugambi, sinzi niba ijambo ry'Imana rivuga ngo yatumenye tukiri urusoro mu nda za ba mama. Haleluya. Amen. Kristo ajya tumenya tukiri urusoro mu nda za ba mama, akakureba akavuga ngo uyu muntu azabaho mu nzira ze bigenda gutya na gutya mu makuba, kugira ngo nawe azibuke gukura abandi mu makuba, nawe nemere ko Kristo ajya yemera ko duca mu bintu bibi. Ingo nziza izabaha abagore beza, ndabona muri urubyiruko, icyo nicyo kintu mbasabiye. Aho mugenda hose Imana ijya igendana nawe, mbasabiye umugisha. Mana sinabona ukuntu babwira, sinabona ngewe icyo nabaha, sinabona icyo mbega, mbasabiye umugisha utagabanije. Abeho kuko ndiho nawe yabaho, abeho neza abesheho n'abandi. Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye gusura umuntu, urabibona ko tugiye gusura umuntu. Turi umuryango Abeho Organization. Wifuza kutujoyininga, turagufasha muri duke mfite. Hari umuntu watubona agashima Imana. Mubane natwe rero tujyane tubereke ukuntu biba bitoroshye mu rugendo, tubereke ukuntu kwikorera ibintu biba bitoroshye, hanyuma namwe uzagira umutima mwiza muri twa tundi dukeya twawe. Hari gatoya dukeneye kugira ngo undi muntu yishime kandi ashime Imana. Bye. Abeho kuko ndiho nawe yabaho, abeho neza abesheho n'abandi.
abesheho n'abandi. Papa. Mwaramutse neza abafana ba Abeho Naomi. Uyu munsi turi nka Abeho Organization, tugiye gufasha ubu turi mu Gatsata Kingasire haruguru y'ibigega bya Rubis. So I'm gonna ask every guy ukuntu ikintu akundira gufasha, ubwo nyine aratubwira uko abyumva. Reka duhere kumeze mutelava sinitse ko meze neza agufasha kubera yuko hari ubuzima naciyemo, ukanyigisha ko n'abandi bakwiye kubaho neza, kandi namaze kumenya ko umuntu wese akwiye kubaho neza bidashingiye kuho yavukiye, ku mateka. Umuntu nyine akwiye kubaho neza kuko ndiho, kuko uriho, kuko umuntu ufite umutima ariho, abantu bose bakwiye kubaho neza. Murakoze. Nkunda umuryango Abeho kubera ko ni byiza, gufasha nibwo buzima. Iyo ufite umutima wo gufasha, ibyo ufite Imana yaguhaye ukabikomeza ugaherezaho n'abandi, ni imigisha tuba turi gukorera ku Mana. Ni byiza cyane, ndabikunda cyane gufasha kuko nibwo buzima, gufasha ni ubuzima. Ndabikunda cyane, ni byiza cyane. Kubyo mfite bikeya Imana yampaye mba ngomba gukuraho nakabafasha. Hari abandi benshi cyane babikeneye badafite ubwo bushobozi, so ubushobozi buke Imana yampaye kandi izakomeza n'ubundi. Mfite umutima wo gufasha, gakunda bikunda, bikora bikora umutima ko naje gusohoka kandi ubwo buzima. Murakoze gufasha n'umugisha. Twabeho Olivier cyangwa se Mucyo. Njyewe naje muri Abeho atari uko ndi umutunzi mwinshi cyangwa se nafite ibya mirenge. Bityo ufite abijana, 500, 500, hari icyo yafasha kubandi. Njya gafata amafaranga amwe gusa mu bindi, ariko iyo nzi ko nafashije umuntu mba numva ameze neza, kandi kuva nabijyamo rwose byangiriye umumaro. Nagiye mbona ingaruka nziza ku buzima bwanjye. Rero nawe nagushishikariza, niba ufite umutima wo gufasha rwose, ngwino dufatanye. Dukeneye amaboko, dukeneye rwose abantu badutera ingabo mu bitugu. Hari abababaye, ababakeneye, hari ababyeyi bafite abana b'ubumuga rwose batajya bava mu nzu, turabakeneye. Abeho ndabakunda muri rusange. Akazi gukora akazi katoroshye, Imana igiye ububuka ibaho umugisha. Murakoze cyane. Nanjye kuti cyanjye nka Abeho Christiane gufasha byanyinguriye amarembo menshi. Umuhate wanjye si ubusa imbere y'Imana. Murakoze cyane. Haleluya. Abeho neza, abesheho n'abandi. Kuko ndiho nawe yabaho, abeho neza, abesheho. Ariya zarahari tuje. Abeho Isa. Abeho Kevin. Kuko ndiho. Abeho Betty. Abeho Christiane. Nanga kwifotoza. Abeho Naomi. Abeho Moise. Mana ya
abandi bose nanjye ntuziwe Yesu umukiza wacu Yesu umukiza wanjye umva uko nganya kugenderera abandi nanjye ntusige. Amen. Turashima Imana cyane ko yabanye natwe ikabiduhaye uyu munsi kugira ngo tuze aha hantu tuba abavandimwe b'aba bantu tubamenye tubasure abana babone ba tantine bone ka kana kari kanyishimiye cyane turanasa niba ntari mubi kuri we hanyuma dushimiye Imana rero ko yabanye natwe ikadushoboza. Dushimye Imana ko yabashoboje mwigabo murabeho mwese mukaza ni umugisha kuko ntago ari bose babona uko baza. Turashima Imana rero ko mwaje mu bantu 120 ingahe bari mu ntara bamwe abandi bari muri Kigali abafite akazi n'abagize ute namwe bamwe muragafite ariko kuba yabashoboje mukaza Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Uko biri kose mwaje kwa wa mugani wa yandimbo twaje tuzamuka ngo turi hano tukwandikisha amazina yacu yandike. Dushima Imana rero ko namwe umugisha w'uyu munsi mubonye. Amen. Dushimiye Imana kubwa abana babyeyi ariko Imana igize umugisha. Mama Imana umugisha no muturanyi waha twaje gusura ariko yanyatiranye umutima mwiza w'urukundo ndetse nyine n'ubwitange bwinshi. Yesu amuhereze umugisha. Dushimiye Imana kubw'uyu mubyeyi twaje gusura. Mu by'ukuri uyu mubyeyi ntago muzi nawe ntago yari asanzwe anzi sibyo. Nahuye nawe ari kuzunguza hariya Nyabugogo murabona ukuntu bagenda babiruka ariko afite umutima mwiza ariko nkareba ukuntu afite ubushake bwo gukora wareba n'utuntu umuntu aba ari kuzunguza ndavuga ati bene baba bafite umutima wo gufata akantu gatoya kakazunguza ntagire ipfunwe umuhaye kandi karushijeho nyine waba umufashije kugira ute kugera ku nzozi ze sibyo. Shimye Imana rero ko yaduhaye kumenyana ikanshoboza kujya mu mujyi nkamubona kandi nawe ndamushimiye kubw'ineza nyine n'umushuko ukuntu avuga neza n'iki nawe ati umubyeyi kamubaza ubuzima abayemo. Imana mumugisha rero ko yatwakiriye akaduhereza ikaze tukaza nyine gutungana uku wenda akareka no kujya mu byo yagombaga kujyamo akatwakira nk'abashyitsi. Sinamubwiye ngo turi abantu ngo bangana uku n'uku atunguye no kumva mubwira ngo turaje. Nijoro sibwo nakubwiye ngo turi buze mu gitondo nabwo sinabikonfirma neza sinkunda guteguza umuntu ngo atishyiramo ibikabije. Rero ndamushimiye ko yaduhaye ikaze. Hanyuma rero uyu mwanya iyo twaje gufasha ntago tuba tuzanywe no kugurugura akawunga karashira umuceri urashira amavuta arashira n'ibintu byinshi dutanga birashira sibyo. N'amafaranga wenda rimwe na rimwe dusiga nayo umuntu ashobora kuyakoreramo ibintu bimwe na bimwe bigahomba sibyo ariko Kristo ntago ajya ahomba. Muri kubyumva mu bintu byose tugomba gutanga ntitukagera ahantu ngo tuhave tudasize iki isengesho. Isengesho rigira umumaro wa none n'ubuzima bw'ahazaza rikagira iki umumaro. Niyo mpamvu navuze ngo nitugera aha murabizi ahandi twajyaga turagenda tugateka tugasangira n'abandi ariko ntago ari byo bindimo numvisha tugomba kuza tukagira ute tugasenga. Dore bamwe muri twe ntibaba baheruka no kujya gusenga wenda kubw'impamvu z'akazi n'ibindi tugaprofita ako kanya natwe tukagira ute tugasenga. Si byiza abeho kuko ndiho nawe yabaho abeho neza abesheho abeho kuko ndiho nawe yabaho abeho neza abesheho n'abandi. Iyo niyo siroga yacu twebwe turasuzanya ngo kuko ndiho njyewe uyu nawe yabaho noneho namara kubaho neza azabesheho n'abandi. Ibyo bintu si byiza rero mubeho twaje kubabwira ngo mubeho. Kubaho kwanyu bifite akamaro ku buzima bwacu. Kubaho kwawe kandi ukabaho neza bifite akamaro ku muryango abeho kuko nta kindi twaremewe twamenye ko Imana yatuzanye ku isi kugira ngo tugirire abandi akamaro.
misiyo yacu ntabwo ari ugupfa ubusa, ntabwo misiyo yacu ari ukuza ngo twandagare. Misiyo yacu ni ukugira ngo mbeho n'uyu nguyu abeho neza, nawe namara kubaho neza azibuke ko nawe yabayeho neza biturutse kuri wa wundi, nawe abesheho n'abandi. Kandi natwe kubaho kwacu dufite aho tubikura, ni kuri Kristo. Iyo tumukuyeho kubaho neza, natwe duhita tumutumikira akatubwira ati genda ubwire n'undi ko agomba kubaho neza. Hanyuma rero turakora ibintu bingahe? Bibiri cyangwa bitatu. Hanyuma rero mama, nta kintu cyatuzanye, tuje kukubwira ko Imana igukunda. Bwacu tutaritekerezaho nk'uko bikwiye. Twaje dutumikiye Kristo kuko niwe ujya umenya umuntu ahari inyuma y'iri shyamba, inyuma y'uyu musozi. Kristo akazana umukobwa nk'uyu nguyu, agaturuka hahandi kuri kaburimbo, mutavukana, nta sano mugirana, nta n'ibyo uzamusubiza, akaza azanywe no kukureba, akamenya hano. Nje kukubwira ko Kristo agukunda rero. Kristo agufite mu mugambi. Sinzi niba ijambo ry'Imana rivuga ngo yatumenye tukiri urusoro mu nda za ba mama. Haleluya, amen. Kristo ajya atumenye tukiri urusoro mu nda za ba mama, akakureba akavuga ngo uyu muntu azabaho mu nzira ze bigenda gutya na gutya mu makuba, kugira ngo nawe azibuke gukura abandi mu makuba, nawe nemere ko Kristo agyemera ko duca mu bintu bibi, agyemera ko tubicamo. Baramutema nanjye bantema ku kuguru, mafite inkovu nini cyane, ariko Imana yabanye nanjye. Sinabashije gucika ukuguru kubera n'ubundi nagize kwa muganga aho bita Kabgayi, banyandikira kunca ukuguru. Umuganga uje Imana ikamukorera akavuga ngo ariko uyu mwana si bamwandikiye kumuca ukuguru. Sinzi ukuntu yabigenjeje, aramvura ndakira. Niko kugenda gutya, nk'iyo mbonye umuntu ufite imbago, shimereza Imana icyubahiro. Nanjye nkagendera ku mbago. Imana yagiye ibana nanjye mu rugo muri icyo gihe nyine nyiri umwana. Ngera mu bugore nabwo aho nageze mvuga nyine ngo ndatuje, ntabwo natuje neza, ariko Imana yagiye ibana nanjye kugera iyi saha. Hamwe no gusenga, Imana yagiye imana amahoro yo mu mutima. Ibyo ngiye guhura nabyo, hari ukuntu umuntu agira stress nyinshi ukagera naho wasara, ariko Imana yagiye inkuraho ibintu by'ibisazi byo gutekereza gutyo. Niyo nagiye gusenga nkumva Imana irambwiye ngo nagukureho ibisazi, amushimwe. Gatekereza na cyagihe cyagiye kuko nabibonaga ko ngiye kuba umusazi. Icyo gihe none twahuye ndi kuzunguza, agiye kuma aramahira, ndabwira Imana iguhe umugisha. Arambwira ati se mama uba hehe, ubayeho gute? Turaganira. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha hamwe n'aba bavandimwe, Imana ibahe umugisha. Imana aragira akomeza iragukoresha. None ngenda kubonye, Imana iguhe umugisha. Sinabona ibintu mbega, sibumva birenze ubwenge bwanjye. Abana banjye ntibabashije kwiga kubw'ubukene, ariko aho bageze, shima Imana, shima Imana ni ukuri kuko yagiye haba. Nta birenze rero, ni ukuri bigeretse ko Imana ibamera umugisha kandi bakomereza amaboko. Ni ukuri icyo muzajya musaba cyose Imana izajya ikibaha, izabaha ingo nziza, izabaha abagore beza. Ndabona muri uru rubyiruko, icyo nicyo kintu mbasabiye. Aho mugenda hose Imana ijya igendana nawe. Mbasabiye umugisha. Imana sinabona ukuntu babwira, sinabona ngewe icyo nabaha, sinabona icyo mbega. Mbasabiye umugisha utagabanije. Yesu amuhereza iki? Amen, amen. Batangiye kurana nyiramarira nkanjye, twahuye ari amarira gusa. Hanyuma rero Imana ishimwe ko yadushoboje tukaza kumusura. Ntabwo ari umuntu ukwiye gufashwa gusa, ahubwo ni umuntu ufite n'umutima mwiza.
tujye tugira neza twigendere nk'umunyarwanda yavuze ngo uzagire neza ugire ute wigendere. Nahuye nawe rero kwa kundi bagenda bazunguza babirukaho muri kaburimbo, ndeba umwete afite wo gucuruza ariko bamwirukanka, ndavuga ati reka nteze imbere uyu mumama. Ndambwira nyereka udukote, aratunyereka inshuti akabereka nzanambaye neza kagakote ni keza. Noneho rero mbabonye nyereka ikanzu nari naguze, ndambwira se iyi kanzu yajyana n'aka gakoti. Sha yambwije ukuri numva ndamukunze, arambwira ngo rero mwana wanjye ntakubeshye ukuri ntabwo bijyanye pe, ngo nshaka amafaranga pe, ngo ariko ntabwo bijyanye. Nyine numvise ukuntu ambwije ukuri, ndebye n'ukuntu ashaka amafaranga, ndebye n'uburyo bari kubirukaho nyine n'utuntu ari kudandaza, ndabareka mubaze ubuzima bayo. Ndabona se mama kudandaza, bari kudandaza utu tuntu babirukaho, uzi ukuntu baba biruka ariko mbabona umuntu mu gitenge bashyira mu jipo. Ndabise kuri kudandaza gutya buriya wazashatse nk'agaseta, agaseta se kabarangana nkumva n'amafaranga make, none se wazashatse nk'agaseta basi ukajya uturambikaho ukareba ko wakiteza imbere. Arambwira ati se mwana wanjye ugira ngo ayo mafaranga nayabona, nase ugira umugabo kideka reka yaradutaye, ugira abana nti utuye hese. Arambwira ndamwe ntawomereza nimero yawe, ntabwo nabubwiye icyo nzayimaze. Nimeza nimero nanjye nitwa Kamanzi Sitere, nanjye nibera hano incumbitse. Nanjye navuye mu bitaro, njye nari umuntu ufite ibintu mfite ibintu, nyuma nimurwa n'uyu mwana uriyo bamuteje amahembe yiga mu mwaka wa 6 agiye gukora icya leta primaire. Turasenga, twebwe akazi kacu nako gusenga, ntabwo tuzi kujya mu Kinyarwanda, ariko kwa muganga aho twajyayo ubwo imitungo turagurisha, turaza ngo dushake ubuzima, bimwe babitwaye ndahe ejo bundi, ariko muri makeya nta kibazo. Ikibazo gusa mfite ni icyuyu, kandi nabwo turi gusenga Yesu azamukiza. Bakunze kurwara amaboko ariko ahandi nta kibazo. Ngende umuntu ariga oya ntabwo yiga, kumbwira kubera iyo ngwara se. ubwo sinabona uko musobanura, kubera ko hari igihe tugira ngo byakize, n'ejo twari tuzi ko byakize. Akazi kacu ubundi nako gusenga, tugasenga cyane, Imana ikatubwira ngo iramukijije. Ubwo hashira igihe ejo bundi turi kuvuga ngo turebe ukuntu yajya ku ishuri akongera. Ubwo rero muri iki gihe twabuze ubushobozi bwo gutanga mituweli, ubwo tuba twarivuze tutahari yaba yarakize, ariko hagasigara akabazo mu mutwe. Ubwo twabuze ubushobozi no mu bwonko bigera ejo bundi byamukubise hano hasi, twicaye turi kuganira mucya abarabiri ndetse yikubita hasi. Mujye mubajyana kwa muganga bashisha mu cyuma. Natwe nibwo bushobozi twabuze, twavuze ngo tumujyane kwa muganga bamucisha mu cyuma, turebe ko hari ikibazo cyaba cyarasigaye mu mutwe. Ubwo rero kandi muri makeya njyewe nta kibazo, Yesu iyo dusenze arakibirindira, nanjye ndazunguza. Iyo kibirinduye turarya, ariko uko ndi hose ko yariho, ubwo abantu bararutanye uko ndi hose ko yariho. Kandi njyewe Imana yanabimubwiye turi kumwe ko igiye kumuhuza n'umuntu w'umugisha. Umva twari twicaranye, arangije arambwira iya Mana yabwiye umuntu w'umugisha nshobora kuba mubonye. Urumva ubwo rero n'abantu b'umugisha yagiye kumuhuza nabo. Ubwo rero uko dukora ntabwo tuba tungana, njye